murakoze cyane. Nitwa Annonciata Mukayitete, nkora muri organisation yitwa Health Development Initiative, ni ikigo cy'ubuzima n'uburenganzira. Nkaba n'umwactiviste wa uburenganzira bwa muntu muri rusange, ariko cyane cyane imirimbanyi y'uburenganzira bw'umugore by'umwihariko. Nejejwe no kubana namwe uyu munsi. Reka tuguhe rero ikaze kandi turishimye cyane cyane. Tujye kugana kugendanye na gender, maduha ishusho ya gender ni iki, ubundi bitandukanye he na sex. Noneho ntiya gusoza kwenda mo hagati. Muradusobanura naho gender na feminism cyangwa feminist bihurira hehe. Murakoze cyane. Ahari twatangira nyine kuri gender, aho itandukaniye na sex cyangwa n'igitsina. Yes. Iyo dukorana n'abantu hashize imyaka myinshi, ndetse turi no mu bantu babitangije. Ndibuka ndi umwe mu bashinze organisation ya mbere y'abagore yitwa Réseau des Femmes mu 1986. Niyo organisation ya mbere ya société civile yabayeho muri iki gihugu, kandi twakoraga kuri ibi bintu bya gender cyane, kuko nyine ntushobora gukora ku iterambere ry'umugore utahereye ku mugore n'umugabo, ni partnership abantu. So gender rero mu buryo tuyumvamo, tugomba mbere na mbere kuyitandukanya n'igitsina. Kuko hari nk'igihe ubona iyo tugenda tuganira n'abaturage n'abantu batandukanye, iyo uvuze gender, wenda iyo hari abantu babiri cyangwa batatu b'igitsina kimwe, wumva ko gender ari ugufata undi muntu w'igitsina gitandukanye ugashyiramo. Akavuga ati gender turayubahiriza rwose, dore mu bagabo batatu harimo umugore umwe, cyangwa mu bagore batatu harimo umugabo umwe, ati ubwo gender twayubahirije. Ariko ibyo ntabwo ariko si cyo gender bisobanura. Mbere na mbere iyo tuvuze igitsina ni karemano. Nuko umuntu yavutse akisanga ari umugore cyangwa ari umugabo, nta mahitamo agira. Ajya kwibona akabona yaravutse gutyo, agakura gutyo, umubiri we ukagenda uhinduka gutyo nk'uko Imana yabiteganije. Ibyo nta kintu twabikoraho, ni karemano, ntibihinduka. Ku isi yose usanga ari bimwe. Uko umukobwa avuka ibigaragaza ko ari umukobwa cyangwa umuhungu, nibyo ku isi yose. Yego, ibyo ni karemano, ni igitsina, ntacyo tukivuga. Ariko iyo tuvuze gender, hirya ya bya bindi by'igitsina cy'igore cyangwa umugabo, tureba noneho imibanire y'aba bantu bahari. Umugore, umugabo, hari n'abandi burya batibona nk'abagore cyangwa nk'abagabo. Sibyo byanzinduye uyu munsi. Ariko barahari kubitekerezaho. Nimubikenera tuzabigenera ikindi gihe. But umugore cyangwa umugabo mu buryo societe ibabona. Societe, wenda tuvuge kuri societe nyarwanda yacu kugira ngo abantu babanje kubyumva neza. Iyo umuntu avutse ari umukobwa, hari uburyo societe ibimubona kugira ngo azabe umugore w'umunyarwandakazi wizihiye u Rwanda. Hari uburyo societe imutegura, hari inshingano imuha zitandukanye n'izo baha uvutse ari umuhungu. Hari agaciro bamuha, hari ibyo bamwigisha, hari indangagaciro bamuhingamo na kirazira, imipaka batagomba kurenga kubera ko ari umukobwa cyangwa ko ari umuhungu. Ngo azabe wa wundi societe yifuza. Yego, bagenda bamubunza uko akura, bagenda bamurema uko akura, bitewe n'uko ari umukobwa cyangwa ari umuhungu. N'inshingano bamutegerejeho zizatuma aba umugore wizihiye u Rwanda cyangwa umugabo wizihiye u Rwanda w'umunyarwanda. Bakagira ububasha bamuha, bakagira n'ubwo batamuha, juste kubera ko ari umugore cyangwa ko ari umugabo. Izo nshingano rero iyo uzitegereje ukazireba, nk'iyo turimo tuganira n'abantu, dufata n'umwanya uhagije tukabiganiraho, tukababwira ati mutekereze. Abagore tukabashyira hamwe, mutubwire kuva mubyutse kugeza mubyutse mu gitondo kare kugeza nimugoroba usubiye kuryama, tubwire imirimo yose ukora, nta n'umwe wibagiwe. N'abagabo mutubwire namwe kuva mubyutse kugeza nimugoroba imirimo yose mukora, twarangiza tukayigereranya. Ubona biteye ubwoba. Bavuga ati ese umugore akoze muki? Kuri ibyo ise tekereza, uramutse ubibaze nda muri ubwo buryo bw'inshingano z'umunsi mu buzima busanzwe, tutajya mu mirimo y'ubwenge n'iki, tutarajya mu bindi. ubyuka mu gitondo ukora cyangwa kuri no kuryama ntabwo bishoboka. Ufite abana buryo uraborose. Twebwe ko n'umugabo nawe yiyoroshe.
usanga umugore wibaza ikintu akozemo ukibaza ukuntu ibyo bintu abishobora bikagushobera pe. Ubu usanga umugore akora inshingano gatatu inshuro eshatu gukubiza umugabo akora. Exactly. barabizi cyangwa barabizi n'ubujene nabo bicaye aho barimo kutwumva bicaye bakabirondora bakumirwa bahita bakanguka ati koko ariko bimeze. Noneho ikibabaje nuko akenshi iyo mirimo umugore akora nta gaciro ihabwa. Mana yanjye urumva ibyo twita unpaid care work nta gaciro ihabwa kubera iki nta mafaranga yinjiza. You know? Ni kuko bifatwa nk'inshingano babifashe nk'ari biraho nyine ariko nta gaciro bihabwa. Umugore iyo mubajije ngo ukora iki arakubwira ngo ntacyo nkora kandi yirirwa kuva mu gitondo ashaka kuryama ntashaka kuruhuka ntashaka kugira yego. Umugabo iyo mubajije uti umugore wawe akora iki ntacyo akora n'uwo mu rugo nta kazi agira umugore wanjye nta kazi agira kandi umugore yaratagangaye. Actually unpaid care work bishyuza ku isaha abagore baba bakiri no ukibaza ariko ibi bintu bizakomeza gute? Kwa kundi umugore aba afite imirimo nk'igihumbi mwijingiyeho mu rugo ntabwo azabasha kwigobotora iyo mirimo ngo ajye muri bya bikorwa tuvuga bindi by'iterambere mu bukungu bizana ayo mafaranga bamushakaho kuko bamuha agaciro bitewe n'icyo yinjiza. Icyo yinjiza bakibara mu mafaranga. Ntabwo azabasha kujya muri za activite zituma yinjiza amafaranga kandi agifite ibyo bintu bimwizingiyeho byo mu rugo akibyara buri mwaka cyangwa rimwe mu myaka 2 cyangwa iki atagenda ngo asohoke amenye amakuru. Cyambere na mbere ni amakuru cyambere ni amakuru natamenya amakuru ku buzima bw'imyororokere ngo abashe kubyara abana ashoboye kurera abone n'umwanya wo kubakorera yo guhora muri iyo cycle yo guhora gusa kubyara konsa kongera kubyara konsa ugasanga nyine ageze aho atabasha kubyigobotora nadasohoka ngo amenye amakuru yewe natabona n'amakuru kuri ibyo bintu akora mu buryo bwamworohereza gukora izo nshingano zose kuko hari uburyo ushobora kugira inshingano nyinshi ariko ukagira n'ubundi buryo bugufasirita zikihuta. Ubu ngubu tuvuge wenda ibintu byo guteka ukabona ukuntu wateka vuba bikaba binoza ukabana wavomera hafi amazi hafi ukagira ute inshingano zigakomeza ariko harimo ikintu kigufasirita. Umugore aba akeneye ayo makuru. Hari akantu tunyanditse ntekereza uzarebe wenda nk'iyo umaze uri nko muri konje cyangwa wenda nta n'akazi wenda ufite ukirirwa mu rugo usko burya ukaraba ku mugoroba cyangwa nabo ntunakarabe kuri bamwe ariko sivuganye nukuvuga ngo none byarabaye routine ugera nawe ubwa ukibuka cyane uva mu isi abantu babona abantu base kubibaza abantu none mugore usanga wizi uri ahantu nyine hamwe ntabwo uva muri ya comfort zone yawe ugende ufesinge ibintu byose wumva ushobora kugerageza uba deconnect mbese nk'umugozi wari ucometse ahantu uhita ucomokora. Yego rero ibyo nibyo gender nibyo tuvuge se iyi mibanire y'umugore n'umugabo. Uwo mugore hari uburenganzira afite bwo kubaho bitandukanye n'uko abaho. Si umugore afite uburenganzira wenda uhereye no ku mwana w'umukobwa afite uburenganzira bwo kwiga kuko buryo bya gender bitangirira mu muryango. Mu muryango niho tubireba umwana w'umukobwa akiri muto umwana w'umuhungu bakiri bato rwose uburyo tubarera tubabumba tubakora ese tubaha amahirwe angana. Ntabwo umwana w'umukobwa tumuyobora muri ya nzira nyina bamo yo gututuba tubyita gututuba. Umuntu iyo ari mu rugo atutuba akubita ukazajya kurangira rwata ariko nakoze iki. Ese aho umwana w'umukobwa siko tumurera nk'uko nyina ameze reka rihererekanya kandi niyo tendance. Yego ubushize tugana na Trinita mu kiganiro cy'ubushize twavuze ngo harimo n'abantu bubahiriza amahame ya gender ko tazikora na gender wanabibabwira wenda ubabwira uti hari ubundi buryo ibintu bifatwamo akavuga ko twe n'ubuzima bwacu busanzwe ari nyine ni wa muntu ugifite ubumuntu muri we yumva wakandamiza undi muntu ariko hari n'abandi bantu tuvuge uvukiye mu muryango
nta nubwo ugize uwo mwanya wo kwicarana n'umubyeyi wawe cyangwa se wenda ntawe ufite ngo akwigishe n'utwo turimo, ariko sosiyete ubwayo nyine igutegeka yuko ugomba kubuza ibyo bintu cyane, ukagenda nyine ukajya guhuzagurika nta n'ubyitaye, kuko akaba ari wowe nyine ujya kwishakishiriza. Rero hari ukuntu uzasanga ufatwa nk'aho nyine nta kintu witaho, mu by'ukuri ntabwo wabonye umuntu, ntabwo ugeze uwo umuntu wamugani, uzi ko bamugani n'uburere ribanza ari nabwo wihindura umuntu. hari n'ushobora kuba yararizwe wenda azi ko wenda umugore afatwa cyangwa umukobwa afatwa gutya, wenda mushiki we niko bafatwaga cyangwa umuhungu agomba gufatwa gutya, ariko wenda nyuma yakumva koko bya bindi bitari ukuri bitewe n'umutima nama we n'ibyo nawe yiyumvamo, avuga ati ibi bintu tugomba kubihindura, ariko harimo n'abandi banga kubihindura cyane cyane. Erega kutabihindura birumvikana kuko umuntu aba ari muri comfort zone. Nta kuntu umugabo azajya aza nyine akakirwa nk'umwami mu rugo, wamuteguriye ibyangombwa byose, umwakira isakoshi hariya, amazi yo gukaraba, ibiryo tayari hariya, mu gitondo icyayi kare kare, ukabyuka umuha icyayi nawe uri bujye ku kazi, ariko ukamenya ko abana iki we yiryamiye juste ari bubyuke akajya ku kazi, cyangwa ari butaye n'umugoroba akareba amakuru agakina n'abana akagira ate, cyangwa akajya kureba abandi bahungu, niko babyita, kuganira n'abandi bahungu, ngo uzamukure muri iyo comfort zone, yumve ko nawe akwiye kugira icyo contributinga ku rugo, urugo babemo nk'aba partners, aho buri wese akontribuwa mu bana. Kuri icyo kintu hari igihe anaba na violent, akexpectinga yuko uceceka, none ntiyagire ikintu uvuga, abantu niba nabibona yuko yanagukubise cyangwa yanakumenye ijisho, wowe ugaceceka ukavuga ngo nyine ngo ndamukunda. Abagore cyane cyane bahita batekereza no kuri kote y'abana, ninsenya ese ninjya kumurega ejo tuzabaho gute, nta kazi agira. Nibyo nkubwira nanone, iyo ntuze violence inaturuka kuri bya bintu wamumenyereje agomba kumva ko agomba kubihabwa. So ujya ahantu ashaka kurwana kubera ko yabonye isahani itogeje, ntabwo yumva ko ku giti cye nawe ashaka kuyifata akayoza, wenda hari impamvu zabaye kubitogeje aho ngaho, akabukubitira icyo kintu. Rero buriya nyine ubwo busumbane bugaragara muri iyo mirimo yacu ya buri munsi, mirimo tubona mu muryango wacu, ariko inaturuka no muri sosiyete muri rusange. Ubwo busumbane tubona mu nshingano zo kumva ko hari ibyo umugabo akwiye gukora umugore atakora, ariko iyo mukoze imyitozo mubona ko nta mirimo umwe yakora n'undi atakora. Nuko gusa twabyishyizemo ni mindset, ni mu myumvire, bikaba n'icyo kintu turi muri sosiyete iyoborwa n'abagabo muri rusange mu mateka yacu, patriarchal system, igoye guhindura nyine, kuko biragoye ko akura umuntu ahantu aguwe neza, guhinduka ntibyorohe, ntibishyirwemo imbaraga. Hanyuma iyo misumbane nizana violence, umugore agera akananirwa ibyo bamwexpectingaho nk'umuryango, ntagende abishobora kuko ntuzigize, ariko ni naho nyine n'amahirwe agabanuka. nk'abo bana b'abakobwa niba akora ibyo nyine akora, uzabona ko abakobwa aribo bava mu ishuri benshi, urumva, nubwo hari amahirwe yuko ubu ngubu abana batangira bangana muri age scolaire, muri primaire batangirira rimwe, ariko muri iyo nzira abakobwa bagenda bavamo ari benshi, niko ubushakashatsi bugaragaza. Bavamo bajya hehe, bakurwamo n'iki, ni byinshi. Hari ibyo mu rugo bibakuramo ya mirimo yo mu rugo, niba nyina byari ndaheka nabyanze bikunze azajya heka umwana kandi ataramubyaye, mu gihe abandi bari ku ishuri azasigara ahetse umwana. Mu gihe hari urwaye ni wa wundi uzasigara mu rugo, niwe uzateka. Mu gihe abana ari benshi niwe uzasigara atekeye abandi bana, akagenda atakara gutyo. Noneho hakazamo na bya bibazo, hakazamo na bya bibazo by'inda z'imburagihe, violence zibera mu miryango,
zikozwe n'abantu ba hafi ntabwo zikorwa n'abantu bakure. Herutse kukabona mu kiganiro byandi bita ngo bya investigation gatoya kugira ngo iyo umuntu yafashwe ku ngufu umwana yafashwe ku ngufu cyangwa mbese umuntu mu muryango umudamu cyane urya kenshi bahera cyane kuko n'abashaka undi muntu wo hakurya urabura n'ababyeyi babo basigaye babafata ku ngufu ubundi ngo niko binagenda wumva ukuntu ahantu bigeze papa wakubyaye wakwibyariye atari step father wakwibyariye akagufata ku ngufu ibaze kuzabibwira nyoko ukuntu ubusije umutangira kubana n'abakiriya akuremamo ikindi kintu amugane kimeze nk'akantu kameze nk'aka wenda ka competition kubera yuko mutangira kurebana nyine ayingwe niko ayingwe nubwo wenda umubyeyi atamenya ukuri ibyari byo ariko hazamo ku kantu bamugani kayingwe wabaye umugore nyine ni umukeba umwana wawe akaba n'umukeba wawe akazanagera naho yumva we nyine yagukura mu buzima bwe nk'umubyeyi wawe w'umugore ariko nanone ataramenye ibyagiye bibaho yawe n'umubyeyi wawe. Muri make rero jenda mu by'ukuri ni uburenganzira ikiharanira ni uko habaho uburenganzira bungana ku mugore ku mugabo ku mwana w'umukobwa ku mwana w'umuhungu duhereye mu miryango yacu hariya neza aho tuvukira aho dukorera abana bakarerwa kimwe bagahabwa uburenganzira bumwe bagahabwa amahirwe angana tutitaye kuri bya bindi by'igitsina ngo ni umukobwa cyangwa ni umuhungu. nibyo byatugeza ku iterambere rirambye kandi bikava mu magambo bikajya mu bikorwa rwose kuko byaravuzwe igihe kinini imyaka myinshi igihe kirageze ngo abantu baharanire kubishyira mu bikorwa abantu bahindure imyumvire iyo mirimo yo mu rugo bayigabane kuko bose bari mu rugo buri wese hari icyo yakontribuwa ashoboye gukora yaba ari umwana yaba ari umukuru hari ikintu buri wese yashobora ntihagire utsikamirwa mu rugo ngo kubera yuko ngo ibintu ari byinshi niba ari byinshi ni ibyabo bose yego niba bibananiye wenda umusizi mwarushye mwumve ko mwarushye ntawe ufite itegeko yuko agomba kubikora we ku giti yego mise numva antuza hari urugero natanga ku mihindukire wenda kugeza ubu isaha twe abadamu n'abakobwa twagerageje guhinduka ariko mu bagabo haracyarimo akabazo reka nkubwire abagabo babaje ngo wakubura cyangwa wakoropa cyangwa wasasa ni ikibazo ariko twebwe uzasanga umudamu cyangwa umukobwa yuriye igikwa imirimo y'abagabo twe it's okay kuyikora watwara moto watwara abagenzi wagira gute kandi bakabifata wenda nk'ibintu bisanzwe ariko kuri ya mirimo isanzwe nuko ngo kishyiramo ko byaturemewe hari ibyaturemewe. Ikindi nuko hagomba kubaho ikintu umuntu yakwita kugabana kugira uruhare ku nyungu zibiva mu muryango ibyo dukora niba dukoreye hamwe urabona abantu benshi mu Rwanda ni abahinzi n'aborozi baba mu giturage abantu iyo bakoreye hamwe bakagira icyo mu musaruro babona bakwiye gukorera kugira n'ubundi uruhare ku nyungu kuri uwo musaruro ubonetse kubera ko experience igaragara uyu munsi ko bakorera hamwe pe ni byiza ariko iyo umusaruro ubonetse ubwo igihe nyine big boss araboneka chef araboneka akaba ari ubigiraho ijambo bakazajya gushiduka byarashize nta ruhare babonye ubukene ari bwa bundi ibibazo ari bya bindi akaba ari ya cycle imeze gutya. Icyo rero ni isoko y'ihohoterwa y'ibibazo mu muryango y'amakimbirane akomeye imicungire y'umutungo. Twese kugana n'umuntu ukora muri banki atubwira ngo imwe mu mbogamizi bafite ku bantu b'abadamu baraza bakaka credit nta kibazo bakayibabura bizi ko harimo n'amahirwe n'uburyo baborohereza noneho yagejeje mu rugo ya credit isherwa n'umugabo uvuga ati ngo yisabiye ngo kujya kubaka cyangwa gucuruza ibi n'ibi we ntabwo ureba ko ibi ngibi ari byo twifuza cyane n'ibiki byose noneho agahita aceceka kandi niwe uzi kwidefanda niwe wayatse yazi uburyo yagize wa mushinga arawerekana ukuntu azagenda abikora ariko amafaranga ahita akoreshwa mu bindi kubera wa muntu niko bimeze yego niko bigenda rwose urumva rero ko ni ikibazo gikomeye umugore kumenya uburenganzira bwe biri kure umugabo kumenya ko umugore nawe ari umuntu ufite uburenganzira biri kure ku buryo ni ukuri nk'abantu ba muri civil society ndetse n'inzego za leta hagomba ubukangurambaga bwimbitse kandi buhoraho bujyana abantu guhindura mindset cyane cyane tukanafokasinga no ku rubyiruko
urubyiruko rutari rwandura cyane rushobora gukura rufite imyumvire myiza, akaba ari rwo dushyiramo imbaraga cyane kuko nibo Rwanda rw'ejo, nibo bazubaka u Rwanda twifuza. Yego, tujya wenda dusoza twinjira muri kakanya ka feminism dufasha kuyumvaho gatoya. Ubushize twaraganiriye na Trinita, hari abantu bajya wenda tuvuge abadamu cyangwa n'abadamu, reka dufata abadamu, agenda akajya mu kabari akavuga ati niba umugabo ataha saa 8 z'ijoro nanjye ndataha saa 8, niba ari saa 9 nanjye ndataha saa 9. Twebwe ukuntu twari twabivuze twavuga tuti iyo ni imico mibi umuntu aba yifitiye, ntabwo nzi ko ari gender, wenda akavuga ati niba umugabo abikora nanjye ndabikora, sibyo? Ariko ntekereza yuko umuntu wumva ayo mahame, iyo myitwarire, avuga ati kwe izi saha ntabwo nanjye ubwanjye nshobora kugira ibyago mu nzira, imbaraga ziri fizike ziri mfite gutya sinabashaka kurwana n'umuntu nyatatse. Twavuga tuti kuko wumva abantu babivuga cyane mu makuru, ukabati yarananiye ko yabyandi bya gender byaje, yarananiye ko yabyandi byaje, twanzuye ku giti cyacu tutiyo ni imico mibi umuntu aba afite. Mwebwe nk'umuntu wenda uzi neza gender uyumva neza, iyo myitwarire uyishyira mu ruhero? Iyo myitwarire rero ni ya myumvire mibi nyine yo kumva n'abantu ntibumvise gender cyari cyo. Abantu bumvise ngo cyane cyane abagabo nibo bakunda kuvuga ngo umugore wa Kagame se wamukoraho. Kagame yabahaye ijambo, yagiye bahaye uburenganzira, barenze ihaniro ni mubareke bakora ibyo bashaka, barabahaye. Hari uwo twaganiriye ejo bundi mu biganiro twari turimo muri district imwe ya Nyagatare, abantu ese mwebwe abagabo mubyumva muteye ibya gender n'icyaranga ati twe twarumiwe full stop, ngo twarumiwe. Bivuga ngo nyine abantu baracyafite imyumvire yo hasi. Gender ni uburenganzira bumwe ku bagore no ku bagabo, ku bana b'abakobwa n'abana b'abahungu, ni amahirwe angana, ni uko buri wese yagira uruhare, participation, ni uruhare ku iterambere, byaba ari iby'umuntu ku giti cye, iry'umuryango we, iry'igihugu. Naho utwo tuntu duto, utwo ntwita utuntu duto cyane, iyo bavuze ngo gender ngo ubuse ngo rega nanone bakunda kuvuga ngo ntitukavuge gender, ngo ahubwo ntitukavuge uburinganire, ahubwo tujye twivugira ubwuzuzanye, kuko nta na rimwe umugabo azaringanira n'umugore, niko bavuga, cyangwa se umugore nta na rimwe azaringanira n'umugabo. Nimujye mureka tuvuge ubwuzuzanye. Kubera iki ntibumva ngo uburinganire ni iki? Ni imbere y'amategeko, ni imbere y'ubwo burenganzira, ni imbere y'amahirwe angana yo kwiga, yo kubona akazi, yo guhembwa kimwe niba dukora umurimo umwe. Niko tugomba kubyumva. Kuvuga ngo umuntu azajya kurara mu kabari ngo ni gender, rwose ntaho bihuriye na gender. Ni isoni. Ubundi se umuntu w'umugore nyine twabonye umeze gutyo muri urwo rugo ufite ibintu sosiyete yamuhaye, azajya mu kabari bimwongerera iki? Agaciro ke ni akahe? Contribution iyo urwo ruhare, participation ni uruhe? Ko gender igamije kubaka, igamije kubaka pe, kandi gender ifitiye akamaro abagabo, ikagira n'akamaro abagore, ikagira akamaro abana b'abakobwa n'abana b'abahungu na sosiyete nyarwanda muri rusange. Ibyo rero ni imyumvire y'abantu, n'ibyo bihindura, ntaho bihuriye n'ukuri. Actually ejo bundi ndakeka ni ibintu bashyize ku makuru, abantu bose barabibona ko hamaze ndumva ari 30,000, ni 30 cyangwa 3 bya divorce zatanzwe mu mwaka ushize. Ubu kandi inyinshi zihera kuri uko kutumvikana kuri iyo ngingo. Yego. Urumva niba ari umusirimu nyine ari umuntu wize, tuzi neza ko abantu bize nyine ari abantu bari civilize muri ino sosiyete turimo, akaba ari n'abantu batageze nyine bagifite imyumvire ikiri hasi, bose bafite ibyo bibazo. Turakora iki? Abantu bize bari muri ya systeme, ntabwo bari hanze yayo, ntabwo bari hanze yayo. Kandi abagabo iteka biyumva muri comfort zone, badashobora kuvamo gutyo cyenyege. Ntabwo bashobora kuvamo gutyo cyenyege, bari muri comfort zone. Ntabwo ntuzamubwira ngo muri decision making mu rugo ngo niba ibintu bibonetse mu rugo, umugore n'umugabo bicare baganire, barebe ibibazo biri mu rugo, barebe ibyihutirwa, barebe ukuntu bakoresha umutungo babonye ku nyungu za buri wese wo mu muryango.
wazakubwira ati no ni ngewe ufata icyemezo none se wijemo ute ati mba mfite best plans niba habonetse iki kirakoreshwa iki kandi wenda umugore wese cyabona nka priority si cyo kibafasha kuzamuka mwe niba avuga ati dufate credit dukora iki n'iki umugore arenda akabona ibibazo bya credit byashyira muntu ntibaganira ngo babifateho intuzi icyemezo iyo bataganirire rero umugabo akabikora ku ngufu wenda akazavukamo n'ibibazo kuko nyine bishobora no kuvuka icyo gihe nibwo intambara zivuka nibwo umutungo usesagurwa kuko nta transparency ikibiri hagati yabo nk'abaparteneri bigatuma nyine havuka amakimbirane kuko batumvikana ku buryo barimo gukoresha umutungo ushobora no gusesagurwa ushobora no kujya mu bindi bidahesha umuryango agaciro kuri icyo kintu tujye tubivugaho abantu bose bagomba kuba kumenya iki kintu banki bashobora kuba babyirengagiza nkana kandi ari ngombwa n'umuntu ugiye kugura tuvuga inzu y'umuntu runaka banza umenye se abo bantu basezeranye mu yihe regime niba barasezeranye umwana afite uburenganzira kuri ibi bamenye ibyo bintu niba agiye gutanga banki igiye gutanga credit ku mugabo cyangwa umugore menya ati basezeranye iki niba ari ivangamutungo bisesuye cyangwa iki mumenye part y'umuparteneri nawe ugiye kugura inzu kuko ni mu nyungu zawe niba udashaka ibibazo bizavuka nyuma kuko itegeko rirahari ribemerera yuko uburyo bizagukurikirana n'umuntu bizabijyamo ikibazo niba ugiye ukagura inzu n'umuntu afite umugore bose bafite 50-50 kuri uwo mutungo ukaba we-expectinga yuko uzicara ugasinzira ni ibibazo bazakugarukana buri wese rero agomba kumenya icyo kintu biragaruka n'ubundi muri ka kudaha agaciro ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu avuga ati niba ndimo ndavugana n'umugabo ubwo ngo umugore we byarangiye kumvikana ko nyine we nta n'icyo anavuze kandi abantu bazakuvugana umutungo n'uw'umugore n'uw'umugabo n'uw'abana b'abana babyaye cyangwa umugore cyangwa umugabo akavuga ati okay none ko ntahari we madamu ujya wenda kumvikana n'uwo muntu ushaka kugura inzu yacu umuntu akaza akavuga ati yanjye umugabo ndabona ikintu y'umugore sibyo ufite agahita yikuramo icyo kintu ko nta decision ashobora gufata ntaki agasiba n'ubundi ingaruka zishobora kuba abaho zizababaho kuko hari itegeko ryavuze ngo aba bantu bagomba kunganya gutya reka rero wenda tugize bikeya ko ni byinshi umuntu yavuga kuri genda hari n'ikintu nshimye cyane uvuze wavuze ngo abantu babana umugabo n'umugore ni abaparteneri gihinduye ufite nicyo kintu ajya ntekereza ntabwo abantu ubundi bagakwiye kuba ari abaparteneri nta wazanye undi ngo naragukwe niba naragukwe ngo nagize gute muri abantu b'abaparteneri hari ukuntu ni ugufatanya muranegosiya mukorera hamwe mwubaka iterambere ryanyu nta wundi muntu ubyivanze reka rero noneho tubihuze na feminism yo ni iki ubwayo ni iki feminism rero ni movement igamije mu by'ukuri mu magambo make feminism ni movement igamije guharanira uburenganzira bw'abagore women's right kubera iki kubera yuko yatangijwe cyane cyane n'abagore bo mu bihugu byadutanze iterambere muri Amerika muri UK muri 1748 ni kera actually yaje mbere y'ibi ngibi byaje yego abo bagore b'icyo gihe baharaniraga yuko abagore nabo bagira uruhare mu matora kuko ntibatoraga byari bimeze nka cya gihe cya Yesu bavugaga ngo hari abantu 5,000 b'abagore n'abana batabariyemo so baharaniraga rero ko umugore yagira uruhare mu matora akabasha gutora ariko akanitoresha akiyamamaza akaba yatorwa kuko basobanukiwe neza ko kujya kuri iyo table ya negotiation ya decision making ariho influence y'abagore yabonekera ari naho no guharanira uburenganzira bwabo byashobokera yego barabiharanira bajya mu nama zitagira uko zingana birangira nyine feminism movement
igiye ikwira hirya no hino abantu bakanguka bareba ariko siko koko burya abagore nta burenganzira bagira twahaye imyaka na yindi ariko igihe kirageze ngo natwe tugire uruhare mu iterambere ryacu tugire uruhare mu iterambere ry'igihugu tugire uruvugiro mu gihugu ducontributing ku iterambere ry'igihugu bitangira gutyo rero ubundi feminism abantu babyumva nabi ariko ni women's right aba feminists bagafocusinga kuri gaps ziboneka mu iterambere ry'umugore mu buryo buri specific ku iterambere ry'umugore bakagenda bakora ama research bakareba ibipimo kuntu bigenda bizamuka mu bihugu byose bitandukanye aho izo movement ziri gukorera bakanatekereza no ku bikorwa byakorwa nyine kugira ngo umugore uburenganzira bw'umugore bugende bwubahirizwa buryo uburenganzira bw'umugore ni uburenganzira bw'ikiremwa muntu women's right are human rights urumva uburenganzira bw'umugore ni uburenganzira bwa muntu ariko gap ziracyahari muri implementation na nyuma yaho hagiye hajyaho amategeko intuza international human rights instruments zivuga ku burenganzira bw'abagore bikagenda biba domesticated mu bihugu byacu bakabyakira muri constitution yacu birimo article ya 10 ya 15 gender equality birimo ariko still gaps muri societe mu mibereho yacu muri ya mikorere yacu kubishyira mu bikorwa haba iteka hari mu gaps akaba ari byo feminists ba pointing out bakaguma kubizamura no kubivuga kuko batabayeho wenda ngo ibyo bintu ako kantu bakomeze kukerekana yuko kakirimo ikibazo byasibangana byajya mu mpapuro en general nta muntu waba urimo guharanira ko icyo kintu cyumvikana iryo jwi nk'ijwi kandi ejo bundi mu nama iriya twagize ya women deliver twakiriye mu Rwanda nashimishijwe n'ijambo rya perezida wa Repubulika aho yavuze yuko gender equality ari responsibility ya buri muntu ya buri muntu umugore umugabo kw'abagore bagomba kugira uburenganzira bwabo kandi ko bigomba kuva mu magambo bikajya mu bikorwa kwa magambo atagira ibikorwa rwose ntacyo azatugezaho kwigihe kigeze ngo ibintu bijye mu bikorwa kandi wumve yuko ni ibintu ntago ari ni ibintu bisanzwe ni ibintu bagakwiye kubyuka wumva ari ibintu bisanzwe yego umugore nakora ikintu ukabona hari ushakisha gukora ikintu ndakibangamiye society muri rusange bikaba ari bibi ariko nakora ikintu ukabona n'ubundi nk'icyo umugabo yakora yumve wifuza ngo burya n'umugore ngo nuko ari umugore ngo atabaye umugore ngo atajya yego ako kantu kikuremo achievement ye nabo bagasa nk'abayifata nkaho yasunitswe yego nibe ntabwo ari favor women's right ntabwo ari favor ni human right kandi uburenganzira nta muntu buguha biriya bavuga ngo barabahaye ntacyo babahaye uburenganzira urabuvukana ukazarinda ubusazana icyangombwa no kugira gute ni ukubwubahiriza ni ukubahana tutitaye ngo umugore cyangwa umugabo tukabona nk'iki nk'umuntu ni uburenganzira bwa muntu hirya y'umugore n'umugabo hari umuntu nibwo tugomba guha agaciro urumva hari ukuntu bajya bavuga mu minsi yashize ko wenda banza bigenda bigabanuka ngo buriya ngo iyo byaye umwana w'umuhungu bwa mbere bakabifata nk'ikintu nyine kirenze ariko hari n'amasosiyete akibifata gutyo yaba ari umukobwa yes bashaka kuguhemba ariko bakaguhemba ari ibintu nko kwikiza nyine mubye yabyaye kuko wumvaga umuhungu hari ikintu ushaka kuzakugezaho ako yongeye kugeza isaha yo mbonye nk'umuntu bita umudokiteri cyangwa umuprofeseri cyangwa umuki w'umudamu hitavuga nti Imana ababyeyi wewe cyane ninde wamugiye inyuma cyangwa wenda abamureze aba bantu Imana bagakwiye kuba nk'intangarugero mu bantu cyane uzi ko hari abantu nyine bagifata yuko iyo ubyaye umuhungu nyine iyo ubyaye umukobwa ni igihombo kubera yuko ntabwo azigera agumana wa murage w'iwabo kandi kubera ko amufashe ko ari igihombo nutamufasha mu mahirwe ngo azagira ikintu yagigezaho koko bitewe n'ukuntu wabitangiye n'ubundi azakubera igihombo uzamuza amahirwe yo kwiga neza uzamuza amahirwe yo kugira ikirageraho kuko deja arangije kwifata nkaho ari igihombo kandi kandi nibuka nigeze gusoma ngo urabona mu minsi yashize bavuga ngo nta muntu wambara ipantaro
igitsina gore kwambara ipantaro ni kirara n'uburaya uziko umugore wambaye ipantaro baza ngo byagenze bite inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose urabona abagabo benshi bari bapfuye baragiye kurwana mu rugamba n'ibiki byose none umudamu asigarana abana agomba umugabo yarapfuye mu rugamba gorera n'aya maguti bari baramwambishije n'ibyavuga ati ntabwo bizavamo atangira kujya yambara amapantaro y'umugabo we n'abandi babirebera bakaba bati wambaye ipantaro birimo kukorohereza abasha kwirukanka abasha kugira gute kuburira urugo bigeze kudutera story ngo abakobwa babiri ba mbere bambaye ipantaro muri Kongo bafatwaga nk'indaya nabo bakazambara ku cyumweru kugira ngo bajye hahandi bahura n'abasaza n'abakecuru babandi bumva ari ishano nyine bahura n'ingeri zose nabo bageze aho babifata nk'ibintu bisanzwe batangira nabo n'abandi bagore batangira kujya dutozwa kujya muri siporo ntabwo ko mbere abantu batangiye kujya muri siporo bambaye amakanzu cyane abamama bakuze bakajya birukanka bambaye za sport de masse zigihararwa kuvuga ngo wakoze ikintu cy'umugabo wagize ntubishoboye ntabwo ari ibyawe no ku myambarire urumva hari akantu bagufungaga cyo nyine koroheje wambaye ipantaro ubundi byakubuza gukora iki hari story y'abakobwa nyine bo muri Pakistan batemerewe nyine baduhaye témoignage y'ukuntu kugira ngo banajye no hanze ngo bajye mu mashuri ari ibintu bibagoye nyine bakora homeschooling ari babiri nko ku myaka 16 iwabo babaforsaga nyine kujya kwimarira nyine abana barabyanga hahandi nyine bagendaga batanga ama message nko ku bantu baziranye nyine wenda bahuriye mu bikorwa bitandukanye nabo bakagenda bashaka ama movement bagenda biyatasha babona abantu babatera imbaraga kubera yuko nk'izi nka movement d'action catholique ntabwo ziba mu bihugu byabo kandi mu by'ukuri hari n'izitavangura ngo bavuge ngo ni abakatolike gusa nubwo ibyinshi byagiye bizanwa nyine n'abantu bagiye baza gukoloniza cyane cyane b'abapadiri bakabizana nyine bikitirirwa mu katolike yego ariko mu by'ukuri mu mikorere yabo batavangura amadini yego abo bana rero bagatinya kujoininga nyine iwabo kuko bitemewe bikagorana kugira ngo bajoininge izo movement kandi zenda zirashingiye ku idini nabwo shingiye kuri ibyo bikorwa yaba ibikorwa bishobora kubafungura mu mutwe ndetse n'ibikorwa bishobora kubateza imbere bakumva yuko muri societe yabo nyine niyo myumvire bafite urakuze uratozwa imirimo yo mu rugo nurangiza si ngombwa kwiga kuko bafite n'umubare munini w'abagore batajya mu mashuri kandi nabo babyemeye gutyo harimo ababyemeye niyo ntuze yabo wanamubwira uti wagiye mu ishuri akora ati noneho nta nubwo ashoboye nyine kumubona ni ukubona amaso gusa niba abantu bahora bipfutse ahantu hose urumva nyine ntago bemerewe nyine kugira ngo ajye hanze yumva ari free rero nagiye mbona témoignage zabo ubona twebwe mu Rwanda bita bikwereka ishusho wenda byibuze yaho byibuze twe tugeze n'uwambaye ikirezo utamenya ko kera none tugeze ku musozi wareka reka kuganira ni byinshi cyane yego buriya ntabwo twese duha umwanya badukurikiye nabo ngo bagire icyo kuko iminota ari mikeya muratwemerera no gutaha muzaza cyane noneho rero reka tugire ijambo rya nyuma dusezereraho niki wenda ni ubuhe butumwa watanga bigendanye na gender muri rusange feminism muri rusange bese yego icyambere navuga ni nuko feminism ni movement iharanira uburenganzira bw'umugore kandi uburenganzira bw'umugore ni uburenganzira bwa muntu ntabwo aba feminist ari abantu b'inzaduka cyangwa baje mu mpinduramatwara idasanzwe ntabwo aba feminist ari abantu barwanya iterambere oya ahubwo ni abantu bagamije iterambere ry'umwana w'umukobwa umwana w'umuhungu mu buryo bwo kubahiriza uburenganzira bwabo ari nabwo burenganzira bwa muntu
actually baje gutera inkunga porogaramu zihari ya gender equality kugira ngo igipimo cy'abagore gusigazwa inyuma kwabo kugende kugabanuka, nabo babona uburenganzira nk'abantu binjoyinga ubuzima, binjoyinga uburenganzira babeho. Yego, na actors bakomeye bo gushyigikira, ntabwo ari abo kurwanya. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nuko abantu gender equality ni responsibility ya buri wese, nk'uko perezida wa repubulika yabivuze. Buri wese agomba kubigiramo uruhare, agahindura imyumvire, akareba umuntu nk'umuntu, ntamurebere mu ndererwamo yuko ari umuhungu cyangwa ari umukobwa, akamurebera mu ndererwamo y'uburenganzira bwe nk'umuntu. Kandi tukayubaka duhereye hehe? Mu miryango yacu, umuntu ku giti cye, ubundi bigakwira n'igihugu cyose. Turakoze. Reka turashimira cyane Trinzita, reka tusezere Clement ageze hano muri studio. Ubwo naho kwa kane utaha ikindi mutwemere nitwatumira muzagabuke. Kose. Okay. Murakoze cyane.